Abaye kuri wa kane Musanze cyo gukusanya amakuru kuri iki kibazo cyateranyije amakoperative 72 y'abahinzi b'ibirayi yo mu turere twa Rubavu, Musanze, Nyabihu, Burera na Gicumbi dusanzwe duhingwamo cyane iki gihingwa. Abitabiriye iki gikorwa bose barimo n'inzego za leta bemeranyije ko iki giciro kiri gukubita abahinzi hasi cyane, nk'uko Jean Paul Munyakazi, umuvugizi mukuru w'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda Imbaraga, yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Twerekanaga yuko ari amafaranga make cyane ugereranyije n'igishoro aba yatakaje. Bose baremerwa ko umuhinzi ari mu kugwamo kugeza ubu ngubu. Niyo mpamvu bavuga bati ntabwo ubuhinzi bushobora gutera imbere mu gihe cyose umuhinzi ari mu gukora adashobora kubona inyungu. Nko ku rwego rw'ibirayi bya Kinigi twasoze kugira ngo ikiro cy'ibirayi kimwe kiboneke gihagarara amafaranga 190. Ayo ni igishoro. Uyu munsi ari guhabwa 175. Umucuruzi we twasanze ari mu gucuruza hagati y'amafaranga 240 no hejuru ya 300 ahubwo we. Igikomeye rero cyari kirimo nuko wasangaga n'amafaranga baho umuhinzi bongera bakagenda bagahenda umuguzi. Charlotte Wambaye neza kuri amakoperative y'abahinzi b'ibirayi bakanakusanya umusaruro mu karere ka Rubavu, anakuriye amahuriro yose y'ibirayi mu rwego rw'igihugu. Yatubwiye ko igiciro kitiyongeye hari abahinzi batabasha gukomeza guhinga ibirayi. Tugura umuti duhenzwe, ubu detane igeze ku 105 ibiro 25, ikiro ni 4,500. Abahinzi benshi ntabwo twakomeza kabisa, twabinanirwa. Turi abahinzi dukeneye umucuruzi, ariko n'umucuruzi nawe atadufite ntabwo yakora. Koperative y'abahinzi b'ibirayi mu murenge wa Karago i Nyabihu ivuga ko iki gihingwa kimaze kuyiteza imbere ku buryo bufatika. Chantal Nyirasafari, perezida w'iyo koperative Cooptica, niwe ubanza. Abantu bari muri koperative bamenye buno buryo. Tunafite byose, nta kintu tubuze. Inzara twari isezere, naguze mu inka ebyiri, izo minazwe 700. Mvanye mu buhinzi nungutse n'isambu, naguze miliyoni n'ibihumbi 100. Naguzemo ishyamba ry'ibihumbi 500, nayo ndi umukene, ndi mu cyiciro cya mbere. Nari nasabye ngo banshyire muri ba, umwana nahisemo ha 1.5 miliyoni. Ariko waragujije? Oya, tanguzanye nasabye kuko mu birayi namaze kwigurira akabanza gahagaze 3.5 miliyoni ari mu byangabo. N'ubu ngubu nshaka kwiga masters. Ubwo buryo no guhinga ibirayi ku mirongo itambitse, uburyo buvugwaho kuzamura umusaruro cyane. Ibyo bavuga ko babigezeho mu gihe kiri munsi y'imyaka 2. Twabajije Munyakazi impamvu abahinzi bavuga ko bari guhombywa n'igiciro cy'ibirayi kandi hari abemeza ko bamaze gutera imbere. Yasubije muri aya magambo. Navuga yuko icyo bagaragazaga nuko bashobora kubona umusaruro mwinshi ku buso butoya. Nibyo koko berekanaga yuko bateye imbere. Ariko icyo nagira ngo nkwibutse yuko abari babifite muri icyo gihe ibirayi byari biri kugura igiciro cyiza. Kinigi bari kugurirwa kwa hagati y'amafaranga 250 n'amafaranga 270. Nawe yavuze koko abahinzi b'ibirayi bahagarika kubihinga igiciro kidahindutse. Gusa yongeyeho ko leta itashyigikira ko iki kibazo gikomeza. Harimo risiki ikomeye rero igihe umuhinzi atari mu kubonamo inyungu yuko ashobora kwirukira akaba yajya mu bundi buhinzi butandukanye. Aho rero ntabwo leta ishobora kwemera yuko bigeze aho ngaho. Natwe nk'imiryango y'abahinzi ntabwo twashyigikira yuko umuhinzi agera ku rwego rw'uko yareka gukomeza ubuhinzi. Ikindi gikomeye nuko dufite amahirwe, leta irabyumva cyane. Igiciro ari mu guhabwa uyu munsi uko bigenda kose igomba kuzarangira inama igiciro cy'umuhinzi cyiyongereye. Yongeraho ko iki kibazo cyari gisanzwe kiba rimwe na rimwe ko kizamuwe cyane ubu bitewe n'uko Imbaraga wabahuguriye kubara igishoro mu mpera z'umwaka ushize, bityo ko aribyo byatumye basobanukirwa ko bahomba cyane. Iyo nama yabaye kuri uyu wa gatanu i Musanze, n'ubundi yitabiwe n'inzego zinyuranye zirimo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Imbaraga, abahinzi b'ibirayi n'abacuruzi babyo. Hemejwe ibiciro kuri buri bwoko bw'ibirayi. Urugero, umuhinzi azajya ahabwa amafaranga 225 ku kiro cy'ibirayi bya Kinigi. Mu Nzovu mu mujyi wa Kigali, aho amakamyo y'abacuruzi b'ibirayi abipakururira, ababiharangurira bazajya bishyura 255 ku kiro cy'ibirayi bya Kinigi, bakigurisha umuguzi wa nyuma ku mafaranga atarenze 300. Munyakazi yatubwiye ko abacuruzi b'ibirayi mu turere duhinga ibirayi bashobora kugurisha munsi y'iki giciro cya Kigali kubera amafaranga y'ubwikorezi aba ari makeya kuba i Kigali. Yongeyeho ko ariko igiciro cyashyiriweho umuhinzi kidashobora kujya munsi y'ikemejwe. Hari ingamba zinyuranye zigamije kunoza ubucuruzi bw'ibirayi zemerejwe muri iyi nama.
Gaudence Mukamurenzi, inzobere mu bucuruzi n'uruhererekane rw'inyongeragaciro ku bicuruzwa, aravuga mu zimwe. Harimo yuko umusaruro wose ukwiye kuzajya ucishwa ku makusanyirizo y'ibirayi yashyizweho, ndetse koperative ikabigiramo uruhare mu bijyanye no kumenya uwo musaruro, ndetse n'igiciro gihabwa umuhinzi kikitabwaho, bakamufasha kureba yuko adahabwa amafaranga makeya, hagamijwe nanone kugabanya abamamyi benshi bari bamaze iminsi bagaragara muri urwo ruhererekane. Abahinzi babyishimiye, umwe muri bo: iyi myanzuro kuko tubonye ari myiza cyane. Mukamurenzi yongeyeho ko nta modoka y'umucuruzi yemerewe gupakira ibirayi ku muhinzi nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Yavuze ko gupakira nijoro bizamo amanyanga arimo kudakoresha iminzani. Abahinzi basabwa kugira iminzani yabo aho gupimisha y'abacuruzi batungwa agatoki ko baba bayishe kugira ngo bibe